umudayimoni uba mu bagore no mu bagabo. Ngende ivugira mu bakirisitu uyu munsi wo kudakunda abagore babo, ahubwo bagakunda abagore batari ababo. Imbaraga ubona zo gukunda umugore w'abandi, buryo uramutse usomye iri jambo rikaba itegeko muri wowe, uko ukunda abagore. Urukundo rwo murarugira, urukundo murarugira. Abagabo mugira urukundo murarugira. Urukundo rushobora kugutegesha indege ukava i Burayi ukaza muri Afurika kubwo gukunda umugore cyangwa umukobwa. Murarugira da. Mugira inkundo abagabo mugira urukundo. Bibiliya yabivuze kuko izi neza ko murufite. Urukundo ukunda umugore utari uwawe, ariko kuba ubona urukundo ukunda inyatsi y'inyagasozi izi kwirirwa igukura gusa ikavogera yatari icyo uhemberwa. Akazi karako kugukura amenyo baragukuye na muzitsa bazimaramo. Nawe ubwawe iyo utekereje ayo utanga mu bagore, ukareba ukuntu abana bawe mu rugo bambaye ubusa, hanyuma ugatekereza imodoka wiriza mesansi wirirwa ukatana n'indaya n'imbesho. Ariko se uzafata ibintu byose umugore umugira umupagasi n'umuyaya, mukunde ubimubwiye kandi unabimwereke. Ujye umubwira ko yambaye neza, umubwire utufite amaso meza, umubwire uru urukundo rwanjye rwiteka, umubwire ngo ni wowe nzozi z'ubuzima bwanjye bwose. Unamubwira uturi umwe ku mubumbe, umubwire ko ari ihogoza. Ndetse ujye unamubwira uti iyo nkubonye ndahogora. Umubwire utureba neza, umubwire utufite amaguru meza, umubwire ututeye neza. Ndabashohoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ni kuri Mama Sharirene, aho tugenda dukurikirana ijambo ry'Imana, impuguro n'ibindi bitandukanye. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nizere ko muguwe neza. Ndabashohoje abari mu Rwanda, mu ntara zitandukanye, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari ahantu henshi hatandukanye ko mudukurikirana, kandi ngenda mbibona muranyandikira mukandika na komenti. Ngenda nkurikirana iyo nabishoboye ibyo muba mwambwiye byose. Rero ndabakunda cyane kandi Imana ishimwe ko ikomeje kumpe icyo kuvuga. Muri aka kanya ndashaka rero turakomeza kuganira mbagira inama abantu bubatse bari mu ngo kandi z'abakirisitu. Hanyuma uyu munsi ndashaka kubibutsa ko iyi Bibiliya mubona dufite twahawe irimo ibintu byose. Irimo ibintu byose umuntu ashobora kwibaza, ashobora no gutekereza, ahubwo nuko nta n'umwanya abantu bayifitiye. Nta mwanya abantu bafite wo gusoma Bibiliya kuko telefone ubu zaraje, ntago biba byoroshye. Ariko Bibiliya irimo ibintu byose. Bibiliya yahaye inshingano umugore, iziha umugabo. Buri wese ajya akora ibye bimureba, ateganya ko mu isi atariho bizasorezwa, bizakomeza. Twese nidupfa, urubanza rwabo twabyaye, urwabo twashakanye nabo bizakomeza. Muri make ntago bizarangirira ahangaha. Niba ibintu ushaka ko tuganiraho n'amagambo ameze gutya, reka nyasubiremo, narabiteguye ndabyandika. Bibiliya yahaye inshingano umugore, iziha n'umugabo. Buri wese ajya akora ibye bimureba, ateganya ko mu isi atariho bizasorezwa, bizakomeza. Twese nidupfa, urubanza rwabo twabyaye, urwabo twashakanye nabo tuzabibazwa. Muri iyi minsi binyuzuyemo kandi mbifitemo imbaraga n'undi mwuka mwinshi n'izindi mbaraga nyinshi ziri kunsunika ngo nimbivuge. Narindi kubabwira yuko abantu bashakanye, umuryango, ibintu bikorwa, ibyo dukora,
ibyo twakoreye abagabo bacu kubatandukanye, ibyo twakoreye abagore bacu kubatandukanye, ibyo dukorera abagabo bacu kubakibana nabo, ibyo dukorera abagore bacu kubakibana nabo, iby'abana byo nzabizana nyuma. Ibyo dukora byose mu muryango ntabwo bizarangirira inaha, kuko ku munsi w'urubanza bizaza byose. Reka turebe ijambo ry'Imana mu Befeso. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 3. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 25 tuhasome. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Ni nacyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugabo we, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuze byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Narumiwe. Iri jambo ngiye kongera ndisome mwabagabo mu ntega amatwi. Nta gitabo cyitwa Mukeshimana Emerita kibamo hano, ni mu Befeso nabisomye ibice 5 umurongo wa 25. Ndasubiramo, uyu murongo n'uw'abagabo. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo mukwiriye gukunda abagore babo, nuko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Ni nacyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Aka kantu nta nubwo nari naragasomye. Umuntu wese akunda umugore we, kugira ngo umugore nawe abone uko agandukira yubaha umugabo we. Umuntu wese akunda umugore we, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Sawa nyine. Amagambo y'Imana azabaha umugisha cyangwa azabavumamo kimwe. Mureke mbabwire, ibi bintu usomye ni iby'abagabo. Iri jambo somye riri mu Befeso ibice 5 umurongo wa 25. Ni ijambo rya nyiri jambo, ni ijambo risobanutse. Bagabo mukunda abagore banyu
nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira kugira ngo azaryishyire ridafite ikizinga n'umunkanyari, ngo namwe bagabo muba ariko mukunda abagore banyu, ngo kuko iyo ukunze umugore wawe ngo nawe ngo uba wikunze, ngo kandi ngo muba mwarabaye umubiri umwe, kuko ngo uba warasize iwanyu nawe agasiga iwabo, hanyuma mukaza kubana. Ngo ibyo rero ni mubikore ngo ni mubakunde, ngo kugira ngo nabo babone uko babubaha. Ibi bintu rero ntabwo ari ibyo nje kukwinginga ngo usaba, ahubwo ibi nk'umukristo wamenye Imana wa mugabo we, nibyo Bibiliya igutegeka, ni itegeko. Gukunda umugore wawe ni itegeko, tumaze kurisoma. Gukunda umugore wawe ni itegeko, ariko hari ijambo rikomeye ryashoje ngo urukundo uzaha umugore wawe ngo nirwo ruzatuma akubaha. Bishatse kuvuga ngo nudakunda umugore wawe kukubaha ntibigire gute, ntubirindire, kuko ibi bintu byavuzwe na Bibiliya. Hanyuma nimureke mbabwire, hari ibyo niboneye ku giti cyanjye, ariko nge sindi bwivuge, ahubwo ndashaka kubabwira umudayimoni uba mu bagore no mu bagabo. Nge ndivugira mu bakirisitu uyu munsi wo kudakunda abagore babo, ahubwo bagakunda abagore batari ababo. Imbaraga ubona zo gukunda umugore w'abandi, burya uramutse usomye iri jambo rikaba itegeko muri wowe, uko ukunda abagore, urukundo rwo murarugira, urukundo murarugira. Abagabo mugira urukundo murarugira, urukundo rushobora kugutegesha indege ukava i Burayi ukaza muri Afurika kubwo gukunda umugore cyangwa umukobwa. Murarugira da, mugira inkundo. Abagabo mugira urukundo, Bibiliya yabivuze kuko izi neza ko murufite. Urukundo ukunda umugore utari uwawe, ariko ku buryo ushobora gufata umushahara wawe wose udakuyeho minerivara y'abana, udakuyeho ayo kwishyura inzu, udakuyeho n'ipantaro yawe, udakuyeho ijipo y'umwana n'igitenge cy'umugore, kubwo gukunda umugore wakunze gusa, ugahita umuha umushahara wose akawujyana. Murumva mutarufite se? Abagabo mugira urukundo mukarugira no muri ibi bihe turimo. Ibi bihe turimo isi yose iri gutaka ubukungu, ariko mwebwe kubw'urukundo mugira iterambere n'urubukungu ntabwo bibafataho. Cyo kwanga ubukungu bwifashe nabi, ngo business ziri kugenda nabi, uko byagenda kose ayo guha umugore wakunze ntuyabura. Arakubwira ati sheri ndashaka yo muri salo, ugahita uguza abagenzi bawe ukayamwoherereza. Baby uyu mukuri samudi ndashaka rwose tuzasohoke, utaranahembwa ugahita uguza aya essence ukayishyiramo, ukaguza nayo muzaririyo muri hoteli. Murumva mutarugira? Urukundo ugira ukagurisha ikibanza hejuru y'umugore utari uwawe. Urukundo ugira ukajya muri repetition ukarepeta, ariko uzi ko hari sheri wawe mufitanye gahunda, ukamukunda ibihaha bikakuvamo. Murarugira. Ariko itegeko mwahawe nabonye ribakomereye ni iryo kuruha abagore banyu. Ubundi ubajije abagabo bagira urukundo, ariko urwo gukunda abagore babo, abagore babahekeye, abagore babapfumbata, umugore uguterera ipasi, umugore ugutegurira ameza, umugore ugukuya. Mwabagabo umva rwose urwo guha abagore nge nababwira ngo urukundo murarugira do nka vivura 100%, ariko urwo muha abagore banyu ko Bibiliya yavuze ntarwo mufite. Hanyuma ibi bintu turabyita iki? Kuba ubona urukundo ukunda inyatsi y'inyagasozi, izi kwirirwa igukura gusa ikavogera yatari icyo uhemberwa. Akazi karako kugukura amenyo baragukuye na muzitsa bazimaramo. Nawe ubwawe iyo utekereje ayo utanga mu bagore, ukareba ukuntu abana bawe mu rugo bambaye ubusa, hanyuma ugatekereza imodoka wiriza mesansi wirirwa ukatana n'indaya n'imbesho, na kwaka bibiri byo kugura umuriro ntubibone. Urukundo murumva mutarufite.
ibyo kuvuga ngo amafaranga yarabuze wowe ntujye uyabura, ayo guhonga indaya ntajya abura, icyokora ayo kwishyura inzu azabura, minerivare y'abana umugore azajya kwikopesha, ay'umutekano n'ay'ibishingwe rwose azabura pe, abure ndakurahiye. Ariko ayo kujyana muri sari inzara z'abagore n'abakobwa, amafaranga yo kubajyana mu masaro ngo babasokoze babasuke, amafaranga yo kubaha ngo bishyure za geto babamo, ayo yo ntabwo azabura. Ariko mwabagabo mwe, umugabo udakunda umugore we nk'uko yikunda nta juru uzajyamo. Kandi ikindi, ibirego wirirwa urega umugore wawe, ukirirwa urega umugore wawe ngo ntakubaha, ubanze urebe nimba waramukunze urwo wagombaga kumukunda. Urukundo ntirubona ikibi ku muntu, urukundo rwihanganira byose, urukundo rurihangana. Mureke mbabwire, urukundo rugira imbaraga. Urukundo, umuntu ufite urukundo ubu mubona ibintu byayogayoze nuko nta nkundo zikiba mu bagore no mu bagabo. Ariko nkubwije ukuri, umugabo wawe yagukunze akagukunda, urukundo Bibiliya ivuga, urukundo deja, urukundo apana guteka imitwe no kugira ngo imyaka yicume akomeza kurerera abana ngo bigire hejuru uzabona uko umuta. Urukundo, nimba hari ikintu kigira imbaraga ni urukundo. Urukundo rugira imbaraga, n'umwuka wera buryo ugira imbaraga. Nibyo bintu nabonye bigira imbaraga, kandi n'urupfu rugira imbaraga. Ariko reka nivugire ku rukundo. Nabonye ahantu umuntu akunda umukobwa utazi no kwiyandika izina, kandi arangizanyije n'abakobwa bize bibizungereza bibeza kubw'urukundo rero akikundira wa wundi utazi no kwiyandika izina. Nabonye nk'umwana wa bosi akundana n'umushoferi wabo batari mu rwego rumwe, ku buryo bijya bigora n'ababyeyi bikagora imiryango. Ntabwo twashyingira iriya mbesiri, nuko muvuga mu gasuzuguro k'ubupagani. Kwa runaka bazabyumva gute umukobwa wacu yarashakanye n'umuhungu uriya, iyo umuhungu wacu yarashakanye n'uriya mukobwa, babyumva gute se ko ari imbaraga z'urukundo? Urwo rukundo rero Bibiliya iri kubwira abagabo nuko mwarutaye. Ntago waba ukunda umugore wawe uzi ko mu rugo nta sukari bafite, uzi neza ko n'umugore nta kazi afite, ngo ujye gutinyuka gugotomera ibyayi byo mu kabari, utahe nta n'agashyushyu n'isukari ufite. Urwo si urukundo. Ufitiye umugore wawe urukundo, ntiwatinyuka kumuca inyuma ngo ujye guteretana n'abandi bagore, kuko ijambo ryatubwiye ngo abagabo bakunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ariko uwo mugore aba mu rugo ukagira ngo ni umupfakazi nta mugabo agira, agatekerereza urugo, ibintu byose akabitekerereza, kandi afite umugabo ukora, afite umugabo uriho uhumeka. Agatekereza mituwere, agatekereza y'irondo, ay'umutekano, agatekereza y'ibishingwe, agatekereza yo kwishyura inzu, agatekereza ya mituwere, agatekereza ukuntu abana bagiye kujya muri segonderi, agatekereza abo muri primeri, agatekereza abo muri kaminuza, agatekereza baba we. Umugore agatekereza iby'umugabo, agatekereza n'iby'abana, agatekereza iby'urugo rwose, kandi afite umugabo uhembwa ku kwezi. Hanyuma gukunda umugore wawe ni itegeko. Urebye urukundo unyanyagiza mu bagore, uruhaye umugore wawe, byaba byiza waba ugendeye mu nshingano Bibiliya ivuga. Hari ahantu rero mujya mwibeshya, nk'abantu bagiye bajya gukemura ibibazo by'imiryango, umugore n'umugabo, hari ijambo abagabo bakunda gukoresha
bari mu bibazo n'abagore. Uyu mugore ndamuhahira, mugende murebe stock iruzuye, murebe ibitenge mugurira, murebe amashakoshi n'inkweto. Uyu mugore nta kintu mba ntakoze, kandi koko bakabireba, ibintu byose biruzuye, nagira icyandega, ibintu byose warabikoze, ariko wamwimye urukundo. Kuki se hano muri Bibiliya batigeze bandika ngo umugabo ahahira umugore we, umugabo ayambika umugore we? Buriya rira jambo ngo ryitwa urukundo rikubiyemo ibintu byinshi. Umugore wahaye urukundo naho wamugurira agatenge gaciriritse, umugore wahaye urukundo naho utamuhahira ibya mirenge, umugore wahaye urukundo naho utamusigira ayo kurya menshi, umugore wahaye urukundo naho utagira amakonte menshi. Umugore, urukundo n'ibyo kurya by'umugore, kandi byavuzwe n'Imana ishobora byose, bivugwa n'abakozi b'Imana bari barimo umwuka w'Imana. Hanyuma rero wamuhaye byinshi ariko umwima urukundo. Urwo rukundo rero wamwimye, ibitenge umugurira bihise bita agaciro ku rukundo wamwimye, ibyo umugaburira zero ku rukundo wamwimye. Ibyo bifaranga umuhanga runde hajya ajyana kuri konti utamukunda ntacyo biteze kumumarira. Nta na rimwe umugore azakurebera mu mafaranga yonyine, nta na rimwe umugore azakurebera mu miceri wegeka hariya, nta na rimwe umugore azakurebera mu masuperi no mu erisha n'ibiki, nta na rimwe umugore azakurebera mu imodoka byiza biparitse. Ibi bintu byose nihataza mokeya ngo hazemo urukundo bizaba zero. Hanyuma mu bintu ukorera umugore wawe gerekaho urukundo, kuko hari ijambo ryavuzwe na nyiri ijambo, mukundi. Mubwire ko umukunda, bimubwire mu gitondo, ndagukunda. Ubwo se si inyuguti 6 ngira ngo nda 2 gu 4 kunda, ni 6 cyangwa 8 nimba nabaze neza. Ndagukunda ni inyuguti 8. Iryo jambo urumva bikugoye kuri mwandikira muri telefone, kumuha umwanya mukaganira, kumubwira ko ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, kumubwira ko ari inkingi ya mwamba mu iterambere ryawe, kumubwira ko ari umugisha kuri wowe, kumufata ukamujyana ahantu mukaganira, kumuha umwanya mu iterambere ry'urugo ukamuha agaciro, kumubwira ko ugiye kugura ikibanza mukanajyana kugishaka, kumuha uburenganzira bwo kuba yagira amahitamo y'aho mwakubaka, kumubwira uti ntacyo sheri wanjye shaka pura wumva wifuza, ukamuha ubwo burenganzira. Ariko nimureke mbabwire mw'abantu, wari wabona umugabo uhembwa umugore ntamenya ayo yahembwe, ukabona umugabo ukorera amafaranga umugore ntamenya aho yagiye, umugabo akajya kugura ikibanza umugore ntamenye ko yakiguze, kandi wenda atari n'inyatsi y'umugore. Umugabo agashaka pura ntanabwira madamu ati nyunganira cyangwa ngira inama. Erega iyo umubwiye ngo nyunganira, uba umuhaye agaciro, uba wemeje ko ibitekerezo bye nawe byakubaka. Ariko se uzafata ibintu byose umugore umugira umupagasi n'umuyaya? Mukunde, ubimubwiye kandi unabimwereke. Ujye umubwira ko yambaye neza, umubwire utufite amaso meza, umubwire uru urukundo rwanjye rwiteka, umubwire ngo ni wowe nzozi z'ubuzima bwanjye bwose. Unamubwire uturi umwe ku mubumbe, umubwire ko ari ihogoza, ndetse ujye unamubwira uti iyo nkubonye ndahogora. Umubwire utureba neza, umubwire utufite amaguru meza, umubwire ututeye neza, umubwire uti Imana yarakumpaye nyihaye icyubahiro, umubwire ko uzatanga ituro kubwe nagutegurira, umubwire uti watetse neza, hanyuma nanagupfumba tumuhe bizu, umubwire uti wampfumbase neza. Ariko mwabaye mute? Umuti kuwufite wawutanze, wawutanze amahoro akaza mu rugo, wawutanze umutekano ukaza, naho ibyo byose wabikora ntibikunde, ko Imana ya Isiraheli nikureba izavuga ngo ibyo wagombaga gukora nk'umugabo wabikoze. Tugiye gusenga.
ca bugufi ukimara kumva iki kiganiro kumva utsinzwe, fatanya nanjye gusenga muri uyu mwanya. Bwira Imana ngo umugore wanjye sinamukunze. Bwira Imana, yibwiza ukuri, unayibwire n'impamvu utamukunda, ariko unayaka imbaraga z'uko ukwiye kumukunda. Bwira Imana uti abagore bankurura hanze aha nkamuca inyuma ni benshi. Bwira Imana uti birananira utariko ndabishaka. Emera ko wakoze amakosa kandi wemere no kuyavamo. Bwira Imana uti umugore wanjye sinamuhaye agaciro, ntago nigeze mwubaha nk'uko wabidutegetse nk'abakristo. Saba Imana imbabazi, usabe n'umugore wawe imbabazi. Umubwire uti mbabarira sinaguhaye urukundo. Umubwire uti ubu tugiye kuvugurura umushinga wacu. Mwami wanjye Yesu ndagushimye. Ngushimiye kubw'amagambo meza wanyujije mu kanwa kanjye kugira ngo nubake abantu mu ngo zabo, abagabo. Iyi message y'abagabo, izina ryawe nirihabwa icyubahiro kandi nirishyirwe hejuru. Nyemerera wubake ingo kubwiza impuguro. Nyemerera utanga imbaraga ku bagabo kubwiza impuguro. Nyemerera usanga imitima y'abankurikiranye. Nyemerera ugenderere abagabo bakubaha kandi bagusenga, babera umujyanama muri aka kanya, kandi ubashyigikire kugira ngo bavemo icyo wifuza. Mwami ndagushimye ko nanjye twabanye, washyigikiye kugira ngo nkuru uyu murimo. Komeza kubana nanjye muri uyu murimo wampamagariye. Baragana amavuta binyuzure kandi ishyigikirwe n'amaboko yawe akomeye. Komeza kurwanya imbaraga z'impiga, komeza kurindagiza imbaraga z'ingenza, komeza gukubitira kure ibindwanyiriza muri uyu murimo, kandi ukomeze Uwiteka kubihuma amaso. Amaboko yawe abisingire, nubirwanye kugira ngo nkomeze gutambuka. Komeza gusuka ihembe ry'amavuta kuri nge Data, kandi komeza kunshyigikiza imbaraga zawe nyinshi. Komeza kunshingisha ibirenge bishinge, komeza kunshyigikira wa munyembaraga we, kandi umpe kuvuga ibyo ukeneye n'ibyo wifuza, kugira ngo abantu bawe bavemo ibyo ushaka n'ibyo ukeneye. Ndagushimye ko ukomeje kumpa amagambo no kumpa ubwenge bwo kuyasobanura. Nanjye nkomeje guturiza imbere yawe ibyo ushaka rwose nibikomeze bibe, kandi ibyo ukeneye ko mvuga nibikomeze bibe Papa. Ndagushimye, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Mana nibahe umugisha. Abagabo twari turi kumwe muri iki kiganiro, mujye mukomeza mu nyandikire nkuko ngenda mbona message zanyu. Umbwira uti byangiriye mumaro, kandi umbwira uti nabishyize mu bikorwa, bizantera courage kandi bizatuma numva ko Imana iri mu kazi kayo. Imana rero nibashyigikire kandi iyi message ibagereho n'imbaraga z'Imana zikomeye, kandi Imana ibashoboje. Ndabakunda n'Imana irabakunda, amen.